Ni sawa abashuti ba. None ibyo ni ibiki ufite? Ariko uziko abashuti banjye batakireba we. Naga ari petrol ni gahunda mfitemo hano. Gahunda bwoko ki kuki utari kuyivuga? Utu n'utwuma yewe naguzi ko ari ibanga. Ubu ni forode nzijyanye hara ku kabari kwa Manudi. Turagufashe rero. Umfashe ngize nese. Ugize ute? Ariko kazuze kuri igicucu. Bunjya kiningiri nangunzi. Nyine ndakuzi kuri kiningiri none ikindi ni igiki? Kiningiri volontaire we. Nushake kungira umusaviri. None suri umusirikare kiningi. Wowe tugufatanya izo nzoga. Kandi nureba nabi urarara amabuso. Kiningi njya sinjya nkunda ibintu bya brag man. Ibyo bintu byo kunyikangishwa ukuntu mbyanga. Ndiri kukwikangisha sha. Kandi reba ingibi ni kwa kundi mwumva ngo abayobozi muraturanye. Ngo nukuri cyahara kubabarira ngo nukuri umuturanye. Twebwe nabyo kukubabarira urerekana naho ibindi biri. We ngurusha amapeti. Nje nanga injiji ishaka kwivanga mu kirego cyanje. Nkaho ibibana ko ngiye byananiye. Waje umenya ivy'ijoro kuri umunyerondo. Ariko ubundi amapeti undusha hiki. Ziba wagicucu. Ungeho kiningiro urabona turi kuri revimwe. Bundi ninjye nishijuguje. Nakabaye merekezwa n'abafite imbuna wagicucu. Ntuzabana tugendana singana nawe. Nanjye singana nawe kiningi. Ejo bane tujye gufata abasinzi ni wari bubishoremo. Kira kigabo iyo naho basi cyari kukumena umutwe. Ziba nanga ari wowe wamfata gase. Yunda kuri ukareba kuningishwanyaguza. Yari yakagiye hejuru. Igicucu gusa ubu nanguzi tekinike zo kugwana. Cyangwa ugira ngo masho ati ni nka karate. Kiriya nari nakibaze. Nshikaje gukubita rimwe. Amenye yose nakatanya nunura. Gase nari yo tekinike turebe. Hagarara neza ngwereke. Yuze kuri kumva wa gicucu. Ubu naga kubitushye. Urabona ubugabo katari ubutumbi wa gicucu. Tuve mu cyo kugwana nyine dufata uyu muntu. Ariko muramfata nge nabibye. We nge ndi umuvolonteri muri uyu murenge. Nanjye ndi umunyerondo muri uyu murenge. Dushinjwa kugwanya inzoga z'ibyuma muri uyu murenge. Bungu ufite ahandi wabitse ibindi. Ibyuma byari bisigaye mu iduka nibi ngibi nukuri. Zana hano. Akira. Toka zamuka. Nitwongera kugufata n'ibindi. Nzagufunga ugume muri gereza. Ngiye kubimena byose izi nzoga tuzice. Jesus Christ. Kafu ayiwe. Ugenze make ndakuzi. Ariko nzi iki wabimenya bikarangira. Reka ngende kubimena. Ndi kurota cyangwa ni kavumba. Ironye na imwe bitewe n'ukuntu natayizera. Yanaza buzima. Ngiye kubishwanyaguriza mu maso ye. Damayi uramenye ako kantu ni kabi. Ibyuma ngiye kubimena mufata isomo. Babikure onura ibintu byose byo kunywa by'inzoga bisindisha. Bamwe iki? Nonese kadiyo babitse. Twizamukire. Tuzamuke se tujye. Tugende gushaka abandi. Genda shandara ndagusangayo. Brother, Gasiga umwaka. Damayi uramenye Bayobozi ko muri kugenda mutongana. Ntabwo turi gutongana. Urabona twaramukiye mu kazi buse twatongana dupfiki. Kandi mbara kiningira atari guseka. Kuri isi ngiye ntago ndabona ikintu gishekeje. Ku buryo wazibiza ngurutse ukagenda wakanuyemo amaso. Niba ariko ndeba se. Oya uko nari nsanzwe nkuzi isuko. Ijisho ryagukanutse muraritwara mu ntoki. None ngo nta mutima mubi. Ariko ubundi waseka guturi umuyobozi. Ahubwo se warakara ngo uturi umuyobozi. Twebwe turi kugwanya inzoga z'ibyuma. Waseka uri muri aka kazi ugafata nde? Ugafata nde? Nyine wafata nde? Babwira nyine. Babyumvise nyine. Abasa nizera ko mukiri abasore. Twe turi urubyiruko cyane. Nukuri muri intore nababonye pe. Nihangane mujye mutangira amakuru ku gihe. Aho mubona izi nzoga zaciwe mutamuhavuga. Yewe uri kurindisha imbwa inyama. Imbwa ninde? Wasubiramo imbwa iyo uvuze. Hari uwumvishe navuze mu izina se. None ko nayihari bivuze uyikuye he? Ariko kiningi njye kwiyama. Wagiye umenya ibyawe najye ngamenya ibyanjye. Njye ngurusha amapeti ngomba kugukontorora. Tujye mu kazi rero hangaha turi gukora iki? Karabacitse ni kari kabatutse. N'imiyaga tugashyiriye amakarasa twakubita. Mwe mwirinda kunywa inzoga z'ibyuma.
turashize none. ariko nukuri Rudakube inzoga y'icyuma njye sinayikatisha mu kanwa ubu byararangiye nyine naho bari kuyinywera sinahegera oya ariko nukuri nanjye ubu nabivuyeho byararangiye. Okay guys, twongeye kwibutsa urubyiruko rugenzi rwacu kwirinda inzoga z'ibyuma n'izindi nzoga zose kuko n'ubundi inzoga si nziza ku buzima bw'umuntu. Nk'itsina rya Twiri Comedy iyi episode ikintu tuyikoreye ni ukwibutsa abantu banywaga inzoga z'ibyuma rwihishwa bibwira ko nyine leta yabahemukiye ngo yabakuye ku bintu byabo. Inzoga z'ibyuma nimbi ku buzima bw'umuntu, murabona hari imivuduko, hari amadiabete, ari iki, izi ndwara kera ibi bintu bitaraza ntago zakundaga kubaho, zabagwa kubw'impanuka, ariko none ngubu zabaye rusange usanga kanaka irwaye amakanseri biki. Ariko guys, ikintu nje kubabwira ku muntu uzana ibi bintu biri yatangira amakuru kugiye bakabimena kuko aho biri bigamije kwica ubuzima bwamwe bwe muri guhisha, aho biri mwanga kubitanga ngo baze babimene. Mutangira amakuru kugiye. Mw'itsinda rya Twiri Comedy twabakanguriye iyi episode niyo ya nyuma dukoze kuri ibintu by'inzoga. Iyi episode niyo ya nyuma dukoze ku bintu by'inzoga, twarabakanguriye nako tutagize, twakoze ubwitange, abantu nizeye ko twabahaye urwenya ariko ruvanze n'isomo. Mutubwire muri comment niba mwarize, mukomeze mudushyigikire mu kanal, subscribe, like, share and comment. Kavumbi yabaye igitekerezo. Mwinywera igikoma, icyayi, amata n'icyayi. Nibura umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri Comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.